turakwitabye karamenya gasani kuko dukunda byahebuje ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika tariki 20 Mata 2024. Isomo rya mu itariki byakozwe n'intumwa umutwe wa 9 umurongo 31 kugeza kwa 42. Muri iyo minsi Kiliziya yariho mu mahoro muri Yudeya yose, muri Galileya no muri Samariya, ishinga imizi kandi ikomeza kubaha Nyagasani, bikirushaho kujya mbere ikomejwe na Roho Mutagatifu. Ubwo rero Petero wazengurukaga igihugu cyose aza kugera no ku batagatifujwe bari batuye i Lida. Ahasanga umuntu witwa Eneya wari umaze imyaka 8 atabyuka kubera ubumuga. Petero aramubwira ati, Eneya, Yezu Kristo aragukijije, haguruka wisasire uburiri bwawe. Uwo mwanya arahaguruka. Nuko abaturage bose b'Ilida nabo mu kibaya cya Saroni babibonye bayoboka Nyagasani. Ubwo Yope hakaba umwigishwakazi witwa Tabita, mu Kigereki rikaba Doruka. Yakoraga ibikorwa byiza byinshi kandi agatanga n'imfashanyo y'abakene. Muri iyo minsi aza gufatwa n'indwara maze arapfa. Bamaze kuhagira umurambo we bawurambika mu cyumba cyo mu nzu yo hejuru. Kuko rero Lida yari bugufi bw'Yope, abigishwa bakaba barumvise ko Petero ariho ari, bamutumaho abantu babiri kumubwira bati, nutindiganye kuza iwacu. Petero arahaguruka uwo mwanya ajyana nabo. Akihagera bamujyana muri cya cyumba cyo mu nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bari bamukikije barira, bereka Petero amakanzu n'ibishura Doruka yadodaga akiri kumwe nabo. Nuko Petero aheza abantu bose, arapfukama arasenga. Hanyuma ahindukirira umurambo aravuga ati, Tabita, haguruka. Nuko ngo abumbure amaso abona Petero areguka maze aricara. Petero amuhereza ikiganza aramuhagurutsa. Niko guhamagara abatagatifujwe n'abapfakazi aramubereka ari mutaraga. Iyo nkuru imenyekana Yope hose, bituma abantu benshi bemera Nyagasani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 116. Ndashimira Uhoraho kubera ibyiza byose yankoreye. Ibyiza byose Uhoraho yangiriye rwose nzabimwitura nte? Nzashyira hejuru inkongoro y'umukiro kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzarangiza amasezerano agiriye y'Uhoraho imbere y'iteraniro ry'umuryango yose, ko Uhoraho abazwa n'urupfu rw'abayoboke be. None rero Uhoraho agiriye ko ndi umugaragu wawe, maze umbohora ku ngoyi. Nzagutura igitambo cy'ishimwe kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzashimira Uhoraho kubera ibyiza byose yangiriye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 60 kugeza kwa 69. Muri icyo gihe mu isengero ry'i Kafarinawumu, Yezu yaravuze ati, urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka. Abenshi mu bigishwa bamaze kumwumva baravuga bati, amagambo arahambaye, ninde washobora kuyatega amatwi? Yezu amenya ko abigishwa be bijujutiye amagambo, arababwira ati, mbese ibyo birabasitaje? Noneho ubwo hacura iki mubonye umwana w'umuntu azamutse ajya aho yahoze mbere hose? Roho niwe ubeshaho, umubiri nta kavuro. Amagambo nababwiye aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo. Ariko muri mwe harimo abatemera. Koko Yezu yarazi imbere hose abatemera, ndetse yarazi n'uzamugambanira. Arongera ati, ngiye impamvu yatumye mbabwira ko ari ntawe ushobora kunsanga atabihawe na Data. Kuva ubwo benshi mu bigishwa be bavanamwe akabo karenge, ntibongera kugendana nawe ukundi. Nuko Yezu abwira 12 ati, namwe se murashaka kwigendera? Simoni Petero aramusubiza ati, Nyagasani, twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka? Twe twaremeye kandi tuzi kuri intungane y'Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Twe twaremeye kandi tuzi ko uri intungane y'Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ujye bikagufungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Umuhanga niwe wavuze ati, uko abantu barushaho kugura imodoka zihenze
zihuta ngo niko barushaho kugenda bakerererwa. Sinzi niba mutarabibonye ukuntu abantu ngo baturiye hafi ya paruwasi ari bo bakerererwa, ari bo bicara ku ntebe z'inyuma, nirinze kuvuga ko ari bo basiba misa, mu gihe abatuye kure ya paruwasi, abatuye kure y'urusengero ari bo bazinduka bakanica no mu myanya y'imbere. Ntuzatungurwa no kubona abapagani bari guhinduka ku buryo bukomeye mu gihe abakristo bari guhindana. Abapagani bari kwegera Imana mu gihe abakristo bari guhunga Imana, kandi byaba. Ese niba uri kubishidikanyaho, ni ubwa mbere ubonye abantu bize bakiga za teolojiya bakaminuza mu iyigamana, ariko ari bo bahakanye b'indani, ari bo batemera, ari bo bashidikanya? Navugaga nk'ibikorwa byabo bitemera Imana, kandi amagambo yabo avuga Imana. Abo bose wowe nanjye turimo nk'abakristo, ni twebwe twese twumvise Yezu tukamumenya, tukajya tunamuvuga yewe buri munsi, ariko wasanga ibikorwa byacu biri kure ya Nyagasani, bituma tumuhunga. Wowe nanjye natwe tubwire Nyagasani mu rwego rwo kumukomeraho tuti, Nyagasani twagusiga tugasanga nde wundi? Amen. Ngiye ingingo remezo yacu tujye kuzirikanaho yo kudasiga Yezu, gusigarana na Yezu, kuko ntahandi twahungira nyine. Wasiga Yezu ukajya hehe? Kudasiga Yezu. Yezu twagusiga tugasanga nde? Amasomo turaza kubonamo bamwe bari kwegera kiliziya, bakaba benshi muri kiliziya, aho ni mu isomo rya mbere, mu gihe abandi mu ivanjiri bari guhunga Yezu. Byumvikana ubwo bari guhunga kiliziya, bamwe bari kwemera abandi bagashidikanya. Uze kureba nawe igice ugezemo muri ino minsi, niba uri mu bari guhunga kiliziya cyangwa niba uri mu bari kwegera kiliziya, kwegera Imana, kwegera Yezu. Twumvise mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cya Roho Mutagatifu, igitabo cy'ibyakozwe na Roho Mutagatifu abigirishije intumwa. Twumvise ibitangaza bibiri Petero akoze abigirishije izina rya Yezu Kristo wazutse. Ibyo rero bigatuma kiliziya yunguka abantu benshi bemera Nyagasani ku mubare nyamwinshi. Ngo kuko twavuze kwegera Yezu, bari kuza basanga Yezu bakamugana kubera izina rya Yezu. Ibyo bitangaza bibiri ni ibi. Igitangaza cya mbere Petero gikoreye i Lida, ubwo amaze gukiza Eneya wari umaze imyaka 8 afite ubumuga. Abantu benshi mu mujyi nyine baremeye. Igitangaza cya kabiri noneho ntabwo arwaye gusa, ahubwo yari yapfuye ubwo yari ageze i Yope, akazura Tabita cyangwa Doruka kubera izina rya Yezu Kristo. Ngo iyo nkuru imenyekane i Yope, bituma abantu benshi bemera Nyagasani. Amen, amen, amen. Erega byose bishobokera uwemera. Kongere twirebe uyu munsi, abantu benshi bamwe twarize turaminuza, abandi bafite amafaranga menshi cyane, abandi bafite za promotion zishyushye, abandi bafite akazi kabahemba amafaranga menshi, abandi bafite ibikorwa byinshi cyane, baratunze, abandi baratunganiwe. Ariko se ujya kuba biguhaye, ujya ukagushimira wakugiriye neza? Bityo nawe kifatikanye nk'umuririmbyi wa Zaburi, muri iyi Zaburi yo gushimira Imana, action de grâce, kubera ibyiza yakugiriye, cyangwa nawe ugiye byiyitirira. Bityo Yezu ukaba uri kugenda umupfukirana, umuhunga, umuhungisha n'abandi, ukabyiyitirira. Nuko rero nawe nubasha kumenya neza Imana yakugiriye, ukamenya aho Nyagasani yagukuye, ukamenya bya byago Nyagasani yakurokoye, ukamenya bwa burwayi Nyagasani yagukijije, ukamenya ahandi yakuzuye, nawe kumuririmbyi wa Zaburi uze kwikiriza iyi Zaburi ugira uti, ndashimira Uhoraho kubera ibyiza byose yangiriye. Amen. Ubundi usibye imbwa shebuja arangiza kugaburira igahita ikandagira isahani bayihereyeho ibiryo, umuntu we umukristo ahora ashimira Nyagasani ibyiza Nyagasani yadukoreye. Turumva muri ivanjiri indashima haraza kubonekamo ibihande bibiri. Hari igihande cy'abemera n'abatemera. Igihande cyanambye kuri Yezu kubera ko bazi ko Yezu ari ikiramiro cyabo, ariko hari n'abandi baza kujya kure ya Yezu. Ubwo muri ivanjiri uyu mutwe wa 6 w'ivanjiri ya Yohani dukomeza twumva imigati, gatigisimu kuri Ukarisiya, bitangira ku migati. Yezu atubura imigati, abantu bakarya bagahaga. Noneho bamara guhaga ntibongere kubona Yezu bahaye imigati, ahubwo bakibonera ya migati. Nibwo Yezu abavana kuri iyo migati igaragara
aberekeza kuri ukarisitiya ari we Yezu ubwe, ariko bo ntibabyumve ntibabyemere. Ibi rero niyo bigiye guteza impaka. Kubera iki? Ngewe nshaka akenshi kwibanda ku bigaragara bya bindi binahita lo materiel, ya migati kuko ndya inda ikabyimba, ariko nkaza kwibagirwa ko Yezu Kristo ari wowe yingeneye, ari wowe yimpaye wa wundi mugati w'ubugingo bw'iteka, wa mugati ukarisitiya, ya mpamba iri kuganisha hehe mu ijuru. Nuko rero ngakomeza kwibanda ku by'isi gusa. Icyo ni cyo giteza amatiku n'amakimbirane, umwijujuta, umururumba, kutamenya iby'ijuru, kutita ku by'ijuru. Iby'isi akaba ari byo gusa ndikogamo, ariko iby'ijuru shwi. Ibyo rero nibyo bigiye gutuma bamwe bagiye gusiga Yezu kubera gushakisha iby'isi, kubera inda nini. Bya bindi by'uko nyine wambaye kereze ntamenya ko kera, kandi ngo imboga zibona abana. Yezu ari kumwe nabo ariko ntibamwemera. Yezu ari kubagaburira ariko ntibamwemera. Ariko nkuko tuza kubyumva, bamwe bagiye kwemera abandi bahakane. Bya bindi by'uko ntabapfira gushira, kandi ngo nubwo abantu bose naringiye kuvuga baba bahakanye mu mujyi umwe, ntihabura ababuke bemera. Ni bya bindi byo muri Sodoma, ntihazabura ba Loti, lo petit reste, abasigara, abashobora no gusigara kuri Yezu. Kongeye tuzikane kuri Evanjiri uburyo Yezu mu kwigisha yari afite ngo kivuge cy'abantu benshi cyane bamukurikiraga. Aho na hambere. Aha kabiri, muri abantu bo twemo bigishwa 72, abo ngabo nibo bari kumwe uyu munsi ko twabizirikanye. Abo noneho nibo batangiye bagenda umwe ngo aza gusigarana ku bwa gatatu intumwa ze, nibwo zibarije ati, namwe se murashaka kwigendera? Igisubizo ba 12 batanze bahagarara na Petero, wowe nanjye kiturange, maze natwe dufata intego kudasiga Yezu Kristo. Nyagasani twasanga nde wundi ko ari ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Amen. Isomo rikomeye nakura muri gatigisimwa Yezu kuri ukarisitiya, nuko hari aho bigera nk'umukristo hakagira ibyo ntashobora kumva muri kiliziya. Bya bindi ngo twita ngo mayobera wenda. Hari byinshi ndashobora kumva kubera ko agatwe kanjye ari gato, ukomera kwanye ntiguhagije. Ariko ntabwo ari impamvu yo kwivumbura, ntabwo ari impamvu yo gutana. Hari igihe ushobora kugira uburwayi bw'ikigeragezo, ukagira ibibazo by'ingutu, ukagira ibitotezo byinshi cyane, ariko se ni ngombwa kwivumbura ukagenda ugasiga Yezu? Cyangwa akambera umwanya wo gukomera kuri Yezu kugira ngo nibyo ntumva Yezu akomeze kugenda asobanura buhoro buhoro? Kudasiga Yezu kuko nta handi wahungira, nta handi wajya. Niba uri umukristo usibye muri Yezu Kristo, twagusiga tugasanga nde Yezu? Muri ibyo byago, muri ibyo bibazo byose byabuze ibisubizo, muri ubwo burwayi bwanze gukira, aho niho Yezu Kristo azagusanga washobewe ubundi kugira neza. Ngo umunsi umwe hirya kore cyane muri Afurika, ngo umusore wakundaga abakobwa ariko bakagenda bamubenga, ngo akunze uwa mbere amutera utwatsi, ageze kuwa kabiri amutera indobo, uwa gatatu amutera nk'ikigunguru. Utyo abakobwa bose abenshi cyane bo muri uwo mujyi aza kubahetura, nta n'umwe uramukunda. Ngo bamuzizaga ko ari umukene mu gihe ashaka kwikundira abantu bafite ibintu babakire, ariko biza kugera igihe baramwanga. Wa musore noneho arabisha cyane kubona nta n'umwe umukunze muri abakobwa bose amaze igihe atereta, bimwanga mu nda. Uzi ko igihe cyaje kugera wa musore ahura n'ibyago bikomeye, ararwara. Bishoboke ko byari biturutse ahanini iyi deception yagize, aka gahinda yagize ko kudakundwa, akabura n'umwe bakundana kugira ngo bazarushinge bazabane. Wa musore igihe cyaje kugera ararwara, ngo arwara indwara yandura yamuheshaga akato, ku buryo abantu bose batinya kujya kumurwaza kuko iyo ndwara yaranduraga. Baramutinya bose. Nuko wa musore agiye kwisanga asanga ari wenyine. Nuko wa musore igihe cyaje kugira ngo ajya muri koma, amaragahe muri koma, ngo hakangukiye ngo asanga hari umukobwa uri kumurwaza ari we gusa wagumanye nawe. Nuko wa musore n'igishimo byinshi ngo baza wa mukobwa ati, none ko abandi bose bampunze kubera umunuko mfite, kubera indwara yandura ndwaye, kuki wowe nsigayeho nturi kumva uyu munuko? Kurikira iki gisubizo yamuhaye, muramusubiza ati, erega ukunda nta kunukira, ukunda ntabwo wumva umunuko, ahubwo wumva impumuro, araguhumurira. ukunda araguhumurira. Rero ndi kumva uhumura neza. Nuko wa musore ibyishimo biramusaga, byumvikana arashobora gukunda wa mukobwa kuko arashobora kumunambaho wenyine,
muri bya bihe bikomeye anyuzemo niyo gusa ashoboye kumurwaza kugumana nawe muri kaga muri kagahinda. Nuko arebye wa mukobwa amwitegereje neza asanga ari wa mukobwa nawe yari yarateye utwatsi, yari yarateye indobo, yari yarabenze, kubera ko abo mukobwa bari abakene we yishakiraga babakire. Ubwo muri ako kanya urukundo ruhita rushibuka, barasabana kugeza igihe bakoreye ubukwe barabana. Kubera iki? Ukunda nta kunukira araguhumurira. Nguko uko wa musore yaje gukira akijwe nuko byibuza asanze hari uwamunambye, hari umukomeyeho. Ukunda nta kunukira araguhumurira. Urukundo rw'impumuro, impumuro nziza. Igihe hari urukundo iby'iminuko ntushaka kubyumva, ahubwo wumva iki? Wumva impumuro. Bayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe, uzasanga kenshi icyo turwaye ntabwo ari umuvuduko, ntabwo ari umutima, ntabwo ari kanseri, ahubwo uzasanga kenshi icyo turwaye ari agahinda, la solitude, gusigara wenyine, guhabwa akato, kudakundwa, manque d'affection, kubura urukundo, kubura gukunda. Ibyo yagize ngo bizatuma unuka buhoro se? Kuko nyine umuntu wese uri mu kato burya yumva kwiheba, kwigunga, yumva ari kure. Ariko iyo hari undi gusanze agakubwira ko agukunda, bya bindi by'uko nyine ntabapfira gushira, kaba nubwo yaba ari umwe, ngo Yezu Kristo ukugumaho n'igihe abandi bose bagutaye, igihe baba bose bagutaye, igihe abantu bamenya amafaranga bagutaye, babandi wishingikije bagutaye, Yezu ne gusa ushobora kukugumaho aho mu bitaro agakurwaza. Niwe gusa utakumva umunuko wawe, ahubwo we uramuhumurira kuko agukunda, kuko uri umuntu. Nguko ushobora gutereranwa n'abawe, aba bakagutererana, aba bagakujya kure, bikazarangira abakure ariho bakugobotse. Bya bindi byakure nyine ushobora kuba utuye kure ariko wegereye Nyagasani. Nibwo uzasanga abantu benshi turegeranye Nyagasani, tukaririmbira Nyagasani, tugasenga, ariko se wasanga imitima yacu iri kure y'Imana. Kandi babandi twita abapagani, babandi twari twaranze, ariho baturi hafi, ariho wegeranye Nyagasani. Ikindi mubyeyi nakubwira ucaho akarongo, igihe cyose uzumva hari abantu bari gukunukira, attention, urwo ni urwango. Nuko wasanga hari abantu bamwe washyize mu mutima wawe, bamwe nk'imirambo, abandi ubiciramo, wagira ngo ni nk'ingarani, wagira ngo ni irimbi, aho bose bazagutera impumuro mbi. Wabashyize mu mutima wawe nk'ibintu, ubashyira mu mutima wawe nk'umwanda, none koko niwe bakugejeje kure. Ngaho rero nawe ongera wirebe niba ufite urukundo cyangwa niba ufite urwango. Niba ufite urukundo bizarangira uri guhumurirwa neza, niba ufite urwango bizarangira koko uhawe akato umuntu uko ari wose, kuko ukunda nyine araguhumurira. Uwo wanga nawe nyine agakunukira, birumvikana. Mubyeyi ongera wisuzume niba utaragiye kure ya Yezu kubera urwango rwawe, babantu wanga, abo muturanye, abo mubana, ukaba ufitiye akantu ku mutima, kakandi gatuma ushobora guhabwa akato ukabaha akato, kuko nyine utabakunda. Urukundo wa mubyeyi we urwo rutuma abantu bemera bagakira, kiliziya y'Imana ikarushaho kwaguka, abemera bakaba benshi. Naho iyo ufite urwango rugenda rutuma n'abemeye Yezu bagenda bahunga, kuko wowe mu Kristo nanjye ntituberera imbuto, bigatuma Yezu Kristo atabona abayoboke benshi kubera njye nawe. Twe dukora ingeso mbi, ibikorwa by'icuraburindi n'ibindi byose bituma abana b'Imana bahunga. Nawe rero uze kureba niba impumuro yawe ituma abana b'Imana baza bagasanga Yezu, bagasabana na Yezu. Ngiye gusoreza ku ijambo umubyeyi uryiteho kandi urizirikane. Kumva, nubwo ibintu byose byagushiraho, amafaranga akagushiraho, amatungo akagushiraho, ibintu byose ukajya ubona biri mu marembera, biri kugenda biguhunga, wajya kubona ukabona abantu nabo bagushizeho, za nshuti zawe bishoboke ko nyine bumvise impumuro atari nziza, bose bakagenda. Abo bose nubwo bagushiraho, hari umwe gusa utagusiga. Uwo ninde? Uwo ni Yezu Kristo. We n'igihe ubabaye, n'igihe ushavuye, n'igihe urwaye, nari ngiye kuvuga n'igihe impumuro yawe atari nziza, abandi bose bari kuguhunga, baguhaye akato, Yezu we ntashobora kugusiga mubyeyi. Nawe rero ndakwifuriza kumukomeraho, kuko wakomeye kuri Yezu arakomera. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.